ariko iyo ntekereza icyo umuyobozi w'igihugu cyacu yatubwiye ngo ntimugahazwe n'utuntu duto, ushyizeho akasare ka conference gato k'abantu 1000 uti ndarangije noneho ngiye gutuza ngiye nirirwa mu ndege ntembera byanahomba ibyo ngibyo. Ibyo si byo. Noneho nyuma gutekereza n'abandi, turifatanya n'abandi turavuga ati ariko noneho wakora ikintu kinini kandi gifite sinye nini cyane ku gihugu cyacu, kinini gifatika. Niko twategereje kubaka inzu twicayemo yitwa Kigali Heights. Iyi ni shopping mall, ndakeka ko itari iya mbere, sinzi undi uturi imbere, ariko nkeka ko ari iyo shopping mall ya mbere yabanje ifite design yihariye. Kugira ngo munayifungura ku mugaragaro, nyakubahwa perezida wa repubulika yaranahageze. Niwe wayifunguye, ngira ngo muramureba kuri ayo mafoto aho niwe bifungura. Murareba ifoto yacu hariya, nawe yaje kuyifungura. Yewe tutaranafungura yaranayikurikiraga cyane. Kenshi yahagararaga hano akatubaza bigeze he, biragenda neza, hari ikibagoye, ariko nta cyari kitugoye. Hari ubwitange dufite ku gihugu, patriotism. Twebwe iyo urebye abantu benshi barimo gukora ibikorwa muri iki gihugu ngubu, ndakubwiza ukuri, ni abantu uvuga niyo uhombyeho uravuga ati ntacyo, reka mpombe, ariko ibyo nubatse biri ku mapine se. Ubu se jyewe hano iyi nzu twicayemo, yewe niyo navuga ngo sinabonye, kandi nibyo ntabwo nabonye ayo nashakagamo yose muri kuyigurisha. Ayo nashakaga siyo nabonye, ariko ntabwo iri ku mapine. Numva byinshi, numva ibyo bantu ndabyumva, ariko buriya baca umugani ngo ubuze icyo atuka inka arayireba ati dore icyo gicebe cyawe, kandi igicebe nicyo kivamo amata adutunga. Rero abantu bihaye kuvuga, icya mbere burya biterwa mu cyongereza nabwo baca undi mugani, kugira ngo abatwumva banyumva hanze iyo bari muri diaspora mu byumve. Umugani w'icyongereza mwiza, amuvuga mu cyongereza, bivuga ngo empty tins make the loudest noise. Iyo ikindi nuko abantu bakwiriye kwiga cyane, urubyiruko, gushyira hamwe. Burya amenyo afatanije amena igufa, niko bigenda. Turabasuhuje inshuti bakunze mukurikira ijwi rya diaspora One Nation Radio. Nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu kiganiro cya none. Twizere ko aho muri hose mu bice muherereyemo, haba bari mu Rwanda, haba namwe mudukurikira muri mu ntara ya gatandatu cyangwa se diaspora nk'uko abenshi dukunze kubyita, mukomeje kugira ibihe byiza. Nk'uko muri kubibona imbere yanyu, turi kumwe n'umugabo umuntu yavuga ko ni mugari, ndagerageza kubihina ariko ni birebire. Ni Bwana Denis Karera. Abenshi muramuzi, ariko ni umushoramari w'umunyarwanda uzwi cyane mu rwego rw'imiturire ndetse n'amahoteli. Uyu mugabo yabaye umuyobozi mukuru wa Kigali Heights, inyubako y'ubucuruzi n'ibiro izwi cyane mu mujyi wa Kigali. Yabaye kandi perezida wa East African Business Council, ni ihuriro rikuru ry'abikorera bo mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Akaba kandi anazwi nk'umwe mu bayobozi bagize uruhare mu guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane mu bikorwa by'inyubako ndetse n'amahoteli. Tubaha ikaze kuri One Nation Radio, Bwana Denis Karera. Murakoze cyane. Yego, twishimiye kuba tugiye kuganira namwe, kandi tunizeye ko ikiganiro cyacu kiri buze kugira ingirakamaro ku badukurikiye. Nanjye ndishimiye ko muje ngo tuganire. Ibyo kubaganirira ndumva bihari. Kandi ni ubwa mbere mpuye n'iyi radiyo yanyu. Ariko ubwo
igera kuri bagenzi bacu bo mu ntara ya gatandatu. Nishimiye nabo kuganira nabo. Yego, umuntu iyo avuze aya mazina yanyu ku muntu ukurikira cyangwa se utari muto, ntabwo ari izina ritoya. Ngerageje no kubihina, ariko mushobora wenda gusobanurira abadukurikiye byimbitse muri make urugendo rwanyu. Denis Karera ntabwo ari izina rito muri bizinesi cyangwa se mu bijyanye n'ishoramari mu Rwanda. Urugendo rwanyu muri bizinesi, hari batoya badukurikiye uyu munsi wenda batabizi kubera ko muri bakuru, ariko muri make barashobora kwibaza ngo mwatangiriye he, ni izihe mbogamizi mwahuye nazo, ariko se nanone ni n'iki cyabafashije gukomeza kugeza kuri uyu munsi wa none. Mu ncamake, nubwo waba ari urugendo rurerure, ariko ushobora wenda kuganiriza abadukurikiye kugira ngo bumve Denis Karera ni muntu ki. Murakoze. Yewe ubundi kwinjira mu ishoramari nabigiyemo nyuma, nakuzeho gato, ariko ubundi abanzi cyangwa abazi amateka yanjye, ubundi kera nari umukozi wa leta, ariko na mbere yaho ndi umwe mu babohoye igihugu cyacu. Yego. Nkaba naratangiye n'abandi intambara muri 1990. Yego. Nari ofisiye mu ngabo z'Ubugande, hanyuma itariki ya mbere birumvikana tuza kubohora igihugu cyacu. Hanyuma muri 1994 tugera hano duhagarika jenoside. Nari mpari, noneho aho turangije icyo gikorwa, ubuyobozi bunyohereza ku Gisenyi, cyahoze cyitwa Gisenyi, kuba prefe waho. Yego. Nakoze ako kazi, hanyuma baza kunyimura nanone, nzanwa i Kigali, nshinga imirimo yo gushinga polisi. Noneho nyuma yaho ndakora ako kazi neza cyane, ndetse nari umuyobozi wungirije witwa Deputy Inspector General of Police, aho muri 2007 nibwo nagiye mu kiruhuko. Ntabwo nyita izabukuru, nasabye ko nagira ikiruhuko, ndagihabwa. Noneho ariko mbona ikiruhuko ntagikoresha ubusa, nibwo natangiye urugendo rwo kureba ibindi nakora byagirira igihugu akamaro, nanjye bikanyubaka, bigatunga njye n'umuryango wanjye, ariko bikagira inyungu nini namarira igihugu mu bundi buryo butari ka kazi nakoraga. Byarankundiye, ni nayo mahirwe ndetse ngira ngo nkangurire n'abandi. Iyo ugiye mu kintu wagitekereje, wakirebye kure, wagize vision yacyo nini, uragikora kandi kirakunda. Urumva nari ngiye mu kiruhuko, abasaza babyita ngo izabukuru, njyewe ntabwo nagiye mu zabukuru. Bukuru nari nayigeramo cyane, n'ubu sinzi niba ariho mbarirwa cyangwa, ariko nari mu myaka myiza yashobora gukora akandi kazi, kandi kakagirira igihugu akamaro. Rero muri 2007 nibwo natangiye. Birumvikana ngo muri leta nta gishoro umuntu aba afite, ntacyo nari mfite mu by'ukuri. Ikintu nari mfite ni uko nari umuntu ukunda igihugu cyanjye, nari patriotic. Ikindi nari mfite ubushake bwo kugiteza imbere. Ikindi mufite mu mutwe hakora. Mu mutwe harajijutse, narize ndajijutse. Ibyo rero iyo ubishyize hamwe ugomba kwishakamo igisubizo gifatika, gikomeye kandi gifite cy'ingirakamaro. Rero natangiye urwo rugendo, ndatekereza niko nduhutse mvuye mu kazi ka leta, none se ngiye kwicara njya gusangira urwagwa n'abandi ku tubari bya nimugoroba. Ese njya he, njye kuragira inka, nshaka inka 20 njye zijya inyuma, mvuge ngo yatunze inka nambare ingofero ndende, nsanga iyo atari byo, ntacyo byaba biteza imbere jewe cyangwa igihugu, ntacyo byaba bigiteza imbere. Nafashe rero iya mbere, icyo igihugu twari mu kwiyubaka nk'igihugu. Twubaka uyu mujyi wacu w'i Kigali, igihugu gitangiye kwakira abashyitsi batari bakeya. Hariya mu mujyi hari hoteli
nkeya cyane, arigira ngo hoteli nk'eshatu. yego Kandi leta isaba ihamagaza ngo nyamuneka abanyarwanda, dore twatangiye kwakira abashyitsi benshi, abantu baratugana, indege yacu yatangiye gukora, bazatugana barare hehe. yego Ibyo rero bitanga ubutumwa bumwe ngo hari amahirwe noneho yo kubaka ibyumba by'abantu bararamo. Nibyo nahereyeho, ntekereza ko nkwiye kubaka hoteli iri mu kigero kidakanganye cyane, kuko niho nari mpereye. Iyo ugitangira burya nabwo ugomba uritonda, ni byiza ko witonda ukareba neza ikintu ugiyemo gikora gite, kirimo risiki zingana iki, ese cyakunda cyangwa cyakwanga. Ugomba gukora imibare myiza kugira ngo ukijyemo ntigize gusubira inyuma. Nuko nubatse hoteli muri uwo mwaka. Nubaka hoteli irahari, yitwa Park View Courts, iri hariya hakurya ya Nyarutarama, ifite inyenyeri 3. Niyo nahereyeho. Yasabaga kuyishyira hamwe yose, kuyitunganya yasabaga $1,000,000 y'amadolari, ariko ntayo nari mfite. Ayo mafaranga se nari nyafite, ariko igitekerezo nari ngifite. Rero buriya business zose zihera mu bitekerezo bizima, niho bihera byose. Kuko buriya ushobora no kugira amafaranga, hari abantu benshi baba bayafite abitsa ahantu cyangwa ntibashobore kuyabyaza umusaruro. Hari abayabika gusa, hari n'abandi bayagira ariko bakavuga ati yewe ndayafite ariko sinabishobora kuyabyaza umusaruro, reka nyahe undi muntu ubyumva wabishobora. Bimwe muri ibyo aba ari banki. Burya banka tubona hanze aha, akazi kabo ni ugucuruza amafaranga, akazi kacu ni ukuyagura. Muri uko gucuruzanya rero kwa banki natwe, nkunze kubyita ko yewe mba ncuruza ibitekerezo, banki bicuruza amafaranga. Noneho tugahura, njye ko mfite igitekerezo cyanjye, wowe banka ese wakigura kuri angahe? Nabo tukavuga mbere, none se igitekerezo cyawe urashaka urakigurisha angahe? Ni ahandi rero mujyamo, urabizi abantu bicarana na banka, ufite umushinga uyu n'uyu, banki ikagusaba wenda ntituwizeye neza, dufitemo impungenge, aya mafaranga wenda ko atari ayacu, ko ari ay'abantu bayashoyemo hano ngo abyare, ese uyu mushinga wawe urabyara? Ibyo rero nabiganiye na banka, mbereka umushinga uburyo nawutekereje, mbereka hoteli kwizagarura, mbereka ibyumba bihari, baransura inshuro nyinshi, babona mu by'ukuri ibyo ndimo gukora bifatika, bemera ko bampa amafaranga ngo dukore uwo mushinga. Nuko natangiye mfata amafaranga ya banka, hoteli ndayubaka. Icyo gihe rwose hari amahirwe menshi cyane, igihugu cyari gikeneye ibyumba cyane rwose, kuko nagiye kuyirangiza neza, kuyuzuza yose, abantu bayishaka kumara imyaka 3-4, bo muri kigo cyitwaga Ericsson bakoreraga inaha. Ericsson abantu barabazi, ni abantu bakora maintenance ya system nk'iza MTN n'ibindi. Ericsson irambwira iti yose yiduhe, irayifata yose. Urumva nta byari bigoye bindi, hoteli irayifata. Noneho ariko nkajya bambwira ni wenda mujye mufate hose, ariko musigemo nk'ibyumba wenda 10 cyangwa 5 se, ko dushobora kugira abashyitsi b'igihugu baza bakabura aho barara. Nuko kenshi dukora muri ako kazi ka hospitality k'amahoteli. Yego ushobora kuyitanga hoteli, ariko kandi byagiye biba, tukagira gutya igihugu cyakira abashyitsi, ugasanga ibyumba bibaye bike, noneho bakampamagara bati reba ufiteho ibyumba bingahe, aho waraza aba bashyitsi. Haba hari abashyitsi batandukanye b'inzego zitandukanye. Ibyo byose rero leta bifite uruhare kugira ngo ibacumbikire mu buryo bwiza. Nuko iyi hoteli ndayishinga, irakora, ndayikurikirana, itanga akazi ku bakozi benshi. Urumva mbere igitekerezo cyari cy'umuntu umwe, nshinze hoteli ifite ibyumba 40, igeze abayigaburira, abayigemurira ibyo kurya, igeze abakozi bayikoramo, abakora mu byumba, abakora mu gikoni, abakora mu masuku, abakora ibindi, igize umusoro itanga ku gihugu, nanjye irantuze, umuryango wanjye nabo abana barajya kwiga nta mbogamizi. Ibyo rero nabonye bigenda neza. Hashize imyaka mike ntangira gutekereza ngo ko mbona bigenda neza, none se waguma kuri icyo gitekerezo cyo wagurishije $1,000,000
bakayaguha none urimo urayishyura, ariko ubwo birahagije se kuri iki gihugu cyanyu uko kireba? Kandi iki gihugu mu by'ukuri ubuyobozi bw'igihugu cyane cyane nyakubahwa perezida wa repubulika yakunze kudukangurira kenshi kenshi kenshi, twebwe abashoramari cyangwa n'abandi babyifuza, yakunze kudukangurira, nyamuneka nimutekereze cyane, mwe guhazwa n'utuntu duto. Ushyizeho hoteli y'inyenyeri 3, none se nihaza abashaka kurara mu nyenyeri 5 uzabigeza gute? bizagenda biti bazasubirayo, kandi dukeneye ngo bose baze mu gihugu cyacu. Ibyo rero nakomeje kwagura icyo gitekerezo, ngira ngo wenda turaza kubigeraho. Iyo hari ubuyobozi bwiza ni ikintu kimwe cy'ingenzi, yewe nahita ko ariyo nkingi nkuru. Ubuyobozi bureba kure kandi butanga icyizere muri business ngo ibyo ukora bizaba. Turaza kubiganira nyuma. Noneho ntangira gutekereza nti hoteli iragenda neza, ndayireba, ibyumba byose barabifashe, none se izakora yonyine? Nikora yonyine se nako izacumbikira abantu kuryama gusa? Irakorana n'izindi yego, ariko abantu ntibaryama gusa. None nihaza abantu mu nama bizagenda gute? Kandi bashaka kurara hano, kandi inama bashaka kwikorera hano. Bitari kera nabwo ntekereza ko byaba byiza kuyongeraho indi nyubako nini ya conference, kugira ngo noneho abarayaho niba bashaka gukorera amanama aho ngaho bayikorera, noneho niba n'abatarayaho baturuka ahandi babona aho bakorera inama, nabo bazi bakora inama. Noneho icyo gihe ndongera ngavugana na banki. Nanone abantu kenshi ngira ngo batinya banki cyangwa ntibaganira nazo bihagije, kandi nabwo hari ubwo usanga amabanki nayo rimwe na rimwe ategera abantu ngo baze muratekereza iki. Kandi nagikangurira abantu bo muri diaspora, banki ziba ziri aha ngaha kandi zifite amafaranga atari make, kandi akazi kazo ni ukuyatanga. Rwose ni ukuyagurisha, nako si barayatanga, ukayacuruza, ukabagarurira. Rero abanyumva muri diaspora, banki z'i Kigali rwose zishyigikira imishinga muri uyu mujyi wacu cyane no mu yindi mijyi hirya. Yewe ntekereza ko iyo ndeba uko tumaze kubaka uyu mujyi w'i Kigali, iyo uzamutse Muhanga ukareba uko yubatse, wajya Ruhango ukareba uko wubatse, wazamuka Musanze, wazamuka Rubavu wareba uko yubatse, iyo ubirebye neza kuganira n'abantu bo mu mabanki, hafi 75% iyi mishinga ishyigikiwe n'amabanki yo mu Rwanda. Ibyo rero ni ibintu byo kwishimira cyane, kuko na banking industry yacu nayo yarakuze. Murabyibuka kera twaganiraga izi mishinga dutangira, dufite banki ebyiri, ari BK na BCDI na BCR, banki 3. Noneho bigenda byaguka, ubu turi mu banki hafi nkeka ko ari nka 20 buri umucuruzi wese uri muri banki. Rero ubucuruzi bwa banki buhari, banki nta kindi bakora, bafite amafaranga yo guha abantu ngo yabyazemo. Rero byatumye noneho kuri iyo hoteli nongeraho conference hall yitwa Crown Conference Hall. Yakira abantu benshi, ibirori byinshi bitandukanye, amanama y'abantu benshi, harimo amasare y'amanama atandukanye, inama ntoya, inama nini z'abantu 800 bangahe, iz'abantu 10, byose birateganyijwe. Bakagira n'aho biyakirira, restaurant nini. Nuko urugendo rwanjye rwagiye rukura, noneho nyuma nsanga nabyo birimo biragenda neza. Iyo bigenda neza buriya muri business kenshi bigukangura mu mutwe ngo ko bigenda neza, noneho se ugarukirije aho, kuko birashoboka ko wagarukiriza. Ariko iyo ntekereza icyo umuyobozi w'igihugu cyacu yatubwiye ngo ntimugahazwe n'utuntu duto, ushyizeho akasare ka conference gato k'abantu 1000, utindarangije, noneho ngiye gutuza, ngiye nirirwa mu ndege ntembera, byanahomba ibyo ngibyo. Ibyo si byo. Noneho nyuma gutekereza n'abandi, turifatanya n'abandi, turavuga ati ariko noneho wakora ikintu kinini kandi gifite sinye nini cyane ku gihugu cyacu, kinini gifatika. Niko twategereje kubaka inzu twicayemo yitwa Kigali Heights. Iyi ni shopping mall, ndakeka ko itari iya mbere, sinzi undi uturi imbere, ariko nkeka ko ari iyo shopping mall ya mbere yabanje, ifite design yihariye. Twagize n'amahirwe tubona plot irimo nziza cyane,
kandi tuyubakana neza rwose. Iyo nyirebye iranshimisha. Ubu ariko twarayigurishije, n'ubundi twayishinze ngo tuzayigurishe. Ubu twayigurishije undi mushoramari nawe witwa Yusuf Karinganire, nawe iramushimishije. Iyi mishinga rero ni kwikorwa. Yewe na bagenzi banjye twaravuze ngo reka twubake ikintu u Rwanda ruzarangwaho ngo mu Rwanda harimo Kigali Heights. Ni shopping mall nziza pe, irazwi, ntawe utayizi ahantu hose. Tufatanya n'abandi turayubaka, biradukundira. Igihugu kiradufasha. Iyo ukora ikintu nk'iki uba ukeneye byinshi byo leta igufashamo. Si iby'ubusa, nako ibyo bagomba kuguha nka leta barabiguha, ariko ibirebana n'amafaranga ntawe ujya gusaba y'ubusa. Aya mafaranga nanone twakoranye na banki, ni hahandi uko nababwiye twakoranye, twishatsemo amafaranga twebwe abashoramari twashyizemo yacu, noneho dushaka na banki iratwunganira, twubaka iyi nzu. Iyi nzu rero iraduhira, tuyubaka mu gihe twateganyije. Ubu kugira ngo tuyubake tuyitereke aha ngaha iri, twabanje kuyiga nabyita kwicara muri class, kwicara mu ishuri na timu y'aba consultants bakora ibintu bitandukanye. Ureba ubukomere bw'inzu, ureba ibyo birahure byayo uko bizakora, ureba guhumeka kwayo umwuka uzagenda gute, ureba iby'imiriro n'ibindi, ureba. So haba hari aba consultant benshi. Twicara tumara umwaka muri class tuyiga. Mu architect ayoboye ibiganiro tubikurikira buri munsi kumara umwaka, dukora presentation za ibirebana n'iki, kugeza aho noneho tugiye kumara umwaka, buri umwe muri consultant uko turi bari 7, buri muntu yumvikana n'abandi ati yewe ibyanjye biri ku murongo, ibyanjye biri ku murongo. Iyo ngibyo ubikora iyo wubaka ikintu kinini, kugira ngo ataza kuba amakosa atararebwe neza. Tuvuge muzamuye urukuta nk'aha gutya, uzana air conditioning abuza ahanyura kuko mwaramuburose, kandi ntimwabibonye, ntiyabiboretse mu gishushanyo cye. Cyangwa se uw'amazi aha yanyuza, nawe yagera hano ugasanga ntaho kunyuza amazi kuko undi uw'umuriro yarahanyuze. Ibyo rero ni ibintu nibyo twamaze umwaka tubyigaho. Iyo ubyiga rero biba byiza, nabikangurira n'abandi bari mu by'ubwubatsi. Kubaka inzu nk'izi nini ntabwo bisaba kugira huti ngo ibihagaze, ahubwo byakorohera umaze igihe uyigaho. Mwayirangiza neza, bayiplantinga hariya, bakayishyira muri computer yanyu, mukareba coordinates zose, mukareba design yayo uko iteye, mukareba buri kintu aho kinyura. Design yacu aho twayirangirije, warayirebaga mu gishushanyo cyayo ukabona inzira z'amazi, inzira za air conditioning, inzira za aho tunyura, aho dusohokera, inzira z'imiriro, buri kintu cyose. Nyuma yaho rero turatangira. Byatumye kubera twayize mbere, byatumye tuyiyubaka mu gihe kigufi. Mu myaka 3 yuzuye, 3 y'imbumbe gutya twari turangije. Muri 2016 tuba turayirangije. Iyi nzu rero yaduhaye amahirwe atari makeya, kuko yaratwungukiye nk'abashoramari, kandi yagiriye igihugu akamaro kanini cyane. Abantu na n'uyu munsi abantu bayigana, twubaka kera twatekereza ko hano hashobora kujya haza duteganya nka umubare w'amatoilette iki byose. Twateganya wenda ku munsi twakwakira abantu ibihumbi hagati ya 5 na 7. Ngira ngo munayifungura ku mugaragaro, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaranahagize. Niwe wayifunguye, ngira ngo muramureba kuri ayo mafoto, aho niwe bifungura. Murareba ifoto yacu hariya, nawe yaje kuyifungura. Yewe tutaranafungura yaranayikurikiraga cyane. Kenshi yahagararaga hano akatubaza bigeze he, biragenda neza, hari ikibagoye, ariko nta cyari kitugoye. Nuko rero aho tuyirangirije, icya mbere twebwe nk'abayishoyemo yaratwungukiye. Icya kabiri, abantu bafite akazi ahangaha ubu bakoramo hano mu bintu bitandukanye, haba restaurant ziri aha, za biro ziri hano, ibintu byose hakoramo abantu batagira umuriro rwose. No kuba hazi n'abadukurikiye wenda batanaheruka n'aha, ariko nzi ko mu badukurikira bari mu ntara ya Gatare cyangwa se muri diaspora,
niyo baje nabo nzi ko Kigali biragoye Heights ko nta muntu yagenda utahazi, atahageze. Yego, n'utahazi biragoye. yakwiye kuhashakisha Yego. kuko niho hantu heza wakwicara muri food court hariya hasi kuri ntuza ya mbere. Niho umuntu ajya akaganirira akishima akamererwa neza. Ubu rwose nyirayo Haji Yusuf agomba kuba yishimye cyane. Yego. Ubu nanjye hano ndi umupangayi nararangije nanjye aragura nanjye umupangayi we ndi umukiriya we, ariko aradufite nk'abakiriya beza. Kandi iyo urebye ibindi hano hasi abantu bagemura hano, abantu bagemura buri ejo mu gitondo izo ndetse ukabona imodoka zigemura ibintu bitandukanye hano. Abagemura inyama, abagemura amagi, abagemura amata, abagemura ibitunguru, abagemura amafuruyi, abagemura ice cream, abagemura. Noneho rero hera kuri abo usubire inyuma kuko abagemura sibo babihinga. Yego. Ahubwo ababihinga ni kuri rwego rundi bakabigeza kubo ku isoko, amasoko atandukanye haba Nyagasambu, Kimironko, kuri yose cyangwa ahandi. Noneho harabagura aho ngaho nabo bakazana hano. Urumva ni uruhererekanye rw'abantu. Uyu mushinga twashyize hano wagiriye abantu akamaro rwose. Umushinga watunze amago abantu bahakuye na n'uyu munsi kandi mu gitondo abagemura hano ibiribwa ibintu bitandukanye. Rero abahembwa imishahara hano bose bakora aha ngaha. Rero bahazana ibikoresho byose dukoresha mu maofisi n'ibindi bintu. Abacuruza internet hano tugura internet itagira ingano. Yego. Kugira ngo inzu yose ni akamaro kenshi yagize kuko ibyo byose mvuze nta gikora kidasoze. Yego. Buri gikorwa cyose kiri aha leta ivomaho umusaruro wayo. Rero navuga ko ni bene imishinga dukwiye gukora mu gihugu cyacu. Uyu mushinga wagize akamaro cyane. Iyo rero ni kimwe mu nzira zanjye muri rusange aho turangirije iki tumaze kuyigurisha. Nabo dutangira ngo se ubu ko tuyigurishije imbaraga ko numva mu biri zikirimo. Yego. None se ngiye gukora iki? Ngiye kwicara nicaye mu rugo, ngiye kubuguza, ngiye kwikinira golf gusa biveho ngo oya. Muri twebwe mission yacu nk'aba patriots bakunda iki gihugu twumva ko tugomba gukomeza gukora guteza igihugu cyacu imbere. Yego. Ibyo rero yewe niwo murongo wanjye ndacyakora rwose. Uwaba akeka ngo ndi hafi kujya mu zabukuru yaba yibeshye cyane kuko ndacyakora ndacyubaka igihugu. Yego. Kandi mu by'ubwubatsi nibyo nabo nafashemo umurongo. Biba byiza nabwo iyo uri mu kazi ukagira kamwe ushyiraho focus yawe. Hamwe na hamwe ntibiba byiza gusimbuka ugasanga urakora ibintu 10 hari ubwo bimwe byagucika. Yego. Yewe umurongo wanjye rero ni byo kubaka. Ubu ngubu twatangiye undi mushinga hakurya hariya mu Nyarutarama. Yego. Turubaka amazu yo kuraramo residential houses. Yes. Atari make turubaka amazu 600. Umushinga wacu witwa Savannah Creek. Yego. Savannah Creek ni tuzita Savannah Homes. Yego. Ziri hariya Nyarutarama. Kuba dukurikiye rero diaspora hari amazu dufite muze ntabwo ari yacu yo kuba umuntu yanyu yo kugura. Hari uburyo bwinshi twateganyije bw'abantu bakoresha kuyagura mu buryo buciriritse kandi bunaboroheye. Yego. Hari amabanki dukorana nayo. Yego. Ayo mabanki atanga inguzanyo ku bakiriya abacu abatugana. Tuvugiye nka banki ya Kigali ibaha inguzanyo kuri 13%. Yes. 13%. Kandi ikagenda ibaherekeza kugeza aho umuntu abonye inzu ye. Inzu yihindutse iki? Yes. Ibyo rero hari n'izindi banki dukorana. Abatugana rwose nabahamagara ngo diaspora mutugane hano. Hari gushora imari mu bundi buryo kuko ari amazu si ngombwa ngo buri muntu ayigure ngo ayiraremo ajye kwiraramo. No. Iriya ni investment opportunity nayo twateretse hari. Amazu nakubwiye ko turi bubake 600. Bashobora no kwigura akayikodesha. Nicyo mvuge. Noneho abatwumva bateganye yaba uri umuntu umwe bakwifatanya bagura 10 aho kugura imwe bagura 10. Kuko iyo uguze 10 icyo gihe byoroha kuvuga uti reka turebe HCR y'i Kigali, ambasade runaka i Kigali, reka uwafata abadiplomate akabacumbikira hamwe ko ari byo byiza begeranye. N'ubu barahari hari ambasade nk'ebyiri zimaze kudusaba niba tuzi abakiriya baguze amazu 5 cyangwa 6 kugira ngo bazazane abadiplomate babo
babacumbikira ahantu hamwe bagira umutekano wabo hamwe bayakodeshe. Ubwo Yes. rero urumva igikorwa ndagikora nk'igikorwa cyanjye, ni business yanjye, Yego. ariko iyo nkirebye muri rusange ni business ifitiye akamaro igihugu cyacu. Yego. Ni business itanga amahirwe ku bandi bashoramari bato cyangwa banini. So umuntu ashobora kugura imwe, umuntu ashobora kugura eshatu, abishyize hamwe bashobora kugura eshanu. Umuntu yanafata n'inguzanyo, tuvuge nk'ababa hanze burya amafaranga y'inaha arahenda. Yego. Hano bivuze nko mu madolari, iyo wigurira amadolari mu mujyi wa Kigali bayaguha kuri interest, ku nyungu yabo ya ibice 9%. Ariko nko muri Amerika abantu bariyo bafite uburyo bayabona kuri 3% niyo babasaba. Ubwo rero umuntu abonye amafaranga kuri 3%, kuki atagura amazu 20-30 nawe noneho akajya ayakodesha abantu. Ibyo rero ni rwo rugendo rwanjye kandi nkirimo ndacyarukora. Uwo mushinga nawo nurangira hari undi nteganya. Yego. Ibyo tuzabikora kandi nibwo buryo tuzubaka igihugu cyacu, kuko igihugu kigomba gutera imbere. Yego. Abaturage barimo kwiyongera, isoko ririmo kuba rigari, kandi isoko tureba si iryacu bw'abanyarwanda gusa. Ibikorwa byacu, abantu bakorera muri iyi nzu benshi ntabwo ari abanyarwanda. Hari abanyarwanda ibice bimwe, ariko hari n'abatari abanyarwanda benshi. Rero tugomba gukora ibikorwa kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Ni urugendo rurerure kandi biranumvikana, ntabwo byoroshye kuruhina, ariko iyo tureba igihugu ubu turavuga imyaka 32 ishize igihugu kibohowe, jenoside yakorewe abatutsi irangiye cyangwa se ihagaze. Muri bakuru, umuntu akurebye ntabwo uri mutoya nk'uko n'ubundi wabidusangije mu mateka yanyu, ariko umuntu akibaza ngo muri iyi myaka 32 ishize u Rwanda ruvuye muri aya mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi, mwebwe noneho nk'umushoramari cyangwa se umuntu ukurikiranira hafi iterambere ry'igihugu, iyo murebye mubona ari nk'iki cyabaye umusingi wo kwiyubaka igihugu cyacu kigezeho uyu munsi? Nabivuzeho mu kibazo wambajije mbere. Yego. Umusingi wa mbere ni ubuyobozi bwiza. Yego. Buriya mu bucuruzi hari ikintu twita cyongereza cyitwa predictability. Yego. Predictable ni ukuvuga ibyo upanga gukora, ese bishyize muri kamera ya zoom urabibona bifite stability, urabona bizakunda, urabona bizaramba. Ibyo rero bishingira ku ubuyobozi bwiza. Buriya mark imwe abantu bagenderaho mu bihugu byose abinvestinga, haba buriya ibihangange ku isi, iyo aho bagiye gukora investment hose babanza gusuzuma ese ubuyobozi bwaho bumeze gute. Hari ubuyobozi bwiza bufatika, bushyigikira iyi mishinga, burinda bufite inkiko zifatika iyo hari ikosa. Ibyo bintu birahari. Ikintu cya kabiri abantu bareba ni umutekano. Yego. Muri investment burya. Yego. Mureba predictability ya business, ahangaha bizakunda. Ikindi mureba security yabyo. Buriya ibihugu biri mu mutekano muke uzarebe, nanjye umbwiye tujya ku investingayo, ukora imibare myinshi, ukora ese bituritse hagize nkahomberamo bigenda gute. Ibyo rero ikintu cyadufashe rero cya mbere kimwe mu gihugu cyacu hano, twagize ubuyobozi bwiza. Ibi yewe sinjya mbagira uruhande, hari abo bitanezeza kubyumva amatwi yabo, ariko yewe kabivuge nk'ubibamo. Mu cyongereza tuvuga ni who lives it. Ubuyobozi bwiza bwatuyoboye neza aho tugomba kugana muri business. Tubona ibyo dukora biri predictable, tubona kunguka kuri predictable. Hano tujya gutangira izi business, nakubwiye ko natangiye hano, nabanje muri hoteli, none ndareba nariho se ko igihugu twagihaye aho kuryama henshi, ko hari n'abandi bari mu mahoteli twazigiyemo turi benshi. Tugiye mu mahoteli turi benshi, dusanga mu gutekereza kwa nyina avuga ni okay, ubwo dutanze aho kuryama henshi, none se igihugu ntigikeneye, umujyi wacu ntukeneye aho gukorera. Niyo mpamvu twubatse iyi nzu. Iyi nzu ifite igice hasi ni shopping mall, amaduka ari habanza, kuri nivo ya mbere naho kurira,
noneho kuri nivo zindi hejuru aha ni za ofisi z'abantu. Ofisi, yego. Urumva natangiye muri restaurant, natangiriye muri hoteli, njya muri conference, noneho mu gushishoza kwanjye mbona noneho ko hari kuryama kwinshi twateganyije, aho kuryama abantu benshi twubatse amahoteli turi benshi mu bice bitandukanye by'umujyi wacu, niko kureba ati noneho icyaba gikenewe ni za ofisi, so dushyiraho hano. Ubu iyi nzu dukoreramo iruzuye 100%, iruzuye 100%, aho umwanya wo gukoreramo. Ibi rero ntabwo bikora udafite ubuyobozi bwiza mu gihugu, udafite na security mu gihugu. Wikanga uti ngira gutya barabisenya, utibona ngira gutya barabitwika, ngira gutya baranyiba, uti no. Icyo ni ikintu cy'ingenzi, kandi mu bihugu byose ntihazagire ukubeshya, nibyo nanjye untwaye gushora mu kindi gihugu nibyo nsuzuma. Hari ahandi tugenda ahantu mu bihugu hatandukanye, hari abajya baduhamagara mu bihugu bitandukanye ngo ese mwashoye imari hano, ariko kenshi ugiyeyo hari ibintu bimwe ubanza gusuzuma niba wakora ibyo twita gutikinga box. Ahantu hari umutekano se ungana gutya, ukabireba ahantu se hari corruption ingana iki. Hari igihugu kimwe nagiyemo, si ngombwa kukivuga izina, ariko hari igihugu kimwe nagiyemo gushakamo ibyo nakora, noneho umushinga nawo uboneye icyo nakora, abayobozi nagiye kuvugana nabo bwa mbere, abakuru nabo umukuru twahuye arambwira, ambaza ati uwo mushinga uyukoze akanjye gace kaba ari akahe, nabonaho iki, ntaratangira ndacyabaza niba bishoboka. Noneho hatari ko ati uze kureba, nyura muri bya biro urebe nunkurikiye, nawe ngezeyo arambwira ati yego byakunda, ariko jewe se noneho ndeba uru rugendo, niba ntangiye kuri urwego rwari hejuru, buri muntu asabye ninjya kugera hasi, aha hantu nzagira icyo nkunguka, ko usa naho inzira yo gutanga iruswa gutya. Nuko nabuze ni ahangaha ntibyakunda, yewe aho nkorera ni iwacu mu Rwanda, kandi nzaguma hano kuko nta muntu unyaka ruswa iwacu nkorera, nta n'umwe, yewe nta n'uwundi bayaka, nta muntu ubangamira imishinga. Tugira aho tuganirira, ihuriro ry'abacuruzi, Private Sector Federation, duhura n'inzego zitandukanye, duhura n'abaminisitiri, duhura na nyakubahwa perezida w'igihugu, tukaganira ku byo dukora, imbogamizi, tugatanga inama ni heza. Ibyo rero ni ibintu bidufashije mu rugendo tugize rw'imyaka 32 tumaze hano, kuko aha murahazi, aha twasanze ibintu byinshi byasenyutse, ibindi bimwe bitanahari. Hamwe hari amashyamba, iyo ndeba hakurya hariya ndimo kureba, iriya ryari ishyamba kera, iriya ni ahagana za Rebero, ariyo warebwa ishyamba gusa, ubu ngubu urareba buri kintu n'umweru n'amazu. Hari amashyamba, hari ibindi. Rero kugira ngo, uko nakubwiye mbere, kugira ngo abantu biyemeze imishinga mu mitwe, bavuge ngo turayikora, hanyuma n'amabanki navuze abigirira icyizere, abitangeho amafaranga, ibi ngibi ntabwo babikora hatari ubuyobozi bwiza. So twagize rero amahirwe nk'u Rwanda, tugira ubuyobozi bwiza, tugira perezida wacu ukunda ibyo dukora. Icyo nacyo ni ikintu abantu bagomba gusobanukirwa. Iyo umuyobozi w'igihugu mukuru adakunda ibyo abaturage bakora cyangwa atabyitayeho, hari n'uwabikunda atabyitayeho, ibyo bibaho mu bihugu bitandukanye tujye tubibona. Hari n'ababyumva, nk'umuyobozi mukuru akabyumva ibyo bakora, bari mu byabo, nawe ari mu bye by'ubuyobozi, cyangwa yashyize imbere inyungu ze. Twebwe rero tugira amahirwe kuko uwacu ibyo dukora arabikunda, kandi akabyitaho by'umwihariko, akabikurikirana by'umwihariko, kugira ngo aho dufite imbogamizi abidufashe duteze imbere ibintu turi gukora. Akanabagira n'inama, tugira inama nawe kenshi nyinshi cyane. Aha se tubigenze gutya, aha ko tubangamiwe n'iki, aha tubigenze gutya. Rero icyo ni ikintu kimwe twashingiyeho. Ikindi twagize stability, twagize political stability, noneho tugirana security ituje, umutekano 100%, uratuje. Noneho ikindi tugira financial stability. Hano ni gake rwose aho uzumva ngo mu byo ukora amafaranga yawe wabitse hehe, ari muri banki n'iyi, habaye zamaguye, banki yakwibye amafaranga yawe, cyangwa ibintu ibyo bintu ntabwo bihari. So tugira financial stability. Noneho ibi byatumye
abatabinaha abandi bifuza gufatanya natwe mu bikorwa batugana. Yego. Ubu rwose biba bisesuye. Bamwe mu bo nakoranye nabo hano ngira ngo murababona bamwe ku ifoto hariya, bamwe ntabwo ari abinaha, abandi ni abanyamahanga bo hanze bo mu bihugu bya kure, ariko kubera kwizera. Ariko ni hahandi iyo muhamagaye uti ngwino dukorane mu Rwanda, abanza gusuzuma bya bintu nakubwiye. Hariyo stability, icyo kirahari. Abayobozi bwiza kirahari. Nta corruption iriyo, ntayo. Okay, ubwo rero reka muri ifatanye n'abantu bahariya. So urwo rugendo rero rw'imyaka tumaze urwo twanyuzemo, izo factors zaradufashije cyane. Ikindi factor nkuru, hari ubwitange dufite ku gihugu, patriotism. Twebwe iyo urebye abantu benshi barimo gukora ibikorwa muri iki gihugu ubu ngubu, ndakubwiza ukuri, ni abantu uvuga niyo uhombyeho uravuga ati ntacyo, reka mpombe, ariko ibyo nubatse biri ku mapine se. Ubu se jyewe hano iyi nzu twicayemo yewe niyo navuga ngo sinabonye, kandi nibyo ntabwo nabonye ayo nashakagamo yose mu kuyigurisha, ayo nashakaga siyo nabonye. Ariko ntabwo iri ku mapine. Abagurisha ibiki byose baragurisha, abaza kurya baragura, abafite imirimo itandukanye twese batanga umusoro hariya. Urumva ko rero hari no kugira ishyaka ryo kubaka igihugu cyacu no kubyubakamo ibintu byiza. Iyo nayo ni ingingo, kuko kenshi iyo duhuye na perezida wacu agomba kutubwira ati maze muramenye ibyo mukora, mujye mukora ibintu byiza bisa neza, bibereye aho tugeze. Ngira ngo imishinga myinshi murayibona mwese, abantu usanga bakora imishinga itandukanye, ariko ntagerageza ngo reka kabe keza, reka jyewe ngiremo agashya, reka nshyiremo agashya. Hari ubwo babikoze gutya, reka nshyiremo agashya. Rero ni rwo rugendo tugize. Ndabishima cyane jyewe kuri twese abari muri aka kazi k'ubushoramari. Uyu munsi nari kumwe na mugenzi wanjye mu gitondo aho twakinaga golf. Turanashakana, urumva nawe akora nk'ibi nkora. Twashakanye ngo tujye gukinana. Iki gitondo iyo muri golf iyo mukina mugenda muganira, rero twagendaga tuganira nk'uyu munsi. Ibyo ni ibintu ibyabaye muri iki gitondo nakubwira. Twagiye tuganira ikintu kindi twakorana, twagiye tuganira muri iyi nama irimo kubera aho ngaho iruhande aho ngaho muri convention y'abashoramari nayo. Kandi ejo hari banki imwe y'i Burayi nasanze nahuriye nayo mu nama aho ngaho, babaza ikintu bakora, abo bakorana nabo mu Rwanda. Ubwo rero uwo mugenzi wanjye twakinanye uyu munsi, twagiye tuganira iyo banka isaba bayigana, ntitwakora iki n'iki. Ariko urumva dufite imyaka hafi imwe, ariko ubushake tugifite ngo igihugu cyacu tugomba kucyubaka, nta wundi uzakitwubakira. Rero ni ibyo. Ishyaka ku bantu b'igihugu cyacu ni ryiza cyane rwose. Dukwiriye kurikomeza, niko nabwira abandi ko ntabwo twaritakaza, nta nubwo twahagarika aho tugeze. Muri business biri interesting. Iyo ukoze ibintu bimwe byiza, bigusaba ngo ukore ibindi bibishamikiyeho nabyo byiza, kugira ngo ibyo ukora bibone isoko. Ntabwo wahagarikira ahantu hamwe ngo haragije. Iyo ukoze bimwe byiza, bibyara need y'ibindi biri imbere. Uvuze kuri icyo kintu, ariko bintera amatsiko. Urumva n'urugendo aho twahereye, ariko uyu munsi nubwo atari benshi, ariko hari bamwe mu bantu usanga nyuma y'imyaka 32 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, bagishaka gupfobya, guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko noneho bakanongeraho ikintu cyo gusebya igihugu kandi cyababyaye ndetse n'ubuyobozi bwacyo. Abenshi iyo tubarebye ni abiganjemo ababa hanze y'u Rwanda, si bose, nubwo tuvuga ko harimo bamwe, ariko ni na bakeya. Ariko bavuga ko bimwe mu bintu bajya bakomozaho, nanone baravuga bati mu Rwanda ntabwo umuntu ashobora gukora business cyangwa ngo ashore imari ngo bikunde bishoboke, cyangwa se niyo bikoze inyungu ni nkeya. Wakomoje ku kintu cya gihugu utatubwiye izina, ariko uvuga ukuntu ho wagiyeyo, ariko guhera hejuru barimo barakwaka ruswa, ariko bavuga uti ngewe nsuye iwacu mu Rwanda nibo mbona bikunda bidahari. Mubisubizaho iki nk'umushoramari, umuntu kandi utari muto muri uru rugendo n'ubundi badusangije, mukurikije ubuhamya bwanyu n'ibyo mwiboneye? Kuko hari bamwe wenda babyumva
kubera wenda kutaba hano cyane cyangwa se n'abo bashoramari nk'uko n'ubundi batubwiye n'aba tunabona muri iyi nzu twicayemo, ariko ugasanga hari abo bayobeje, bene abo bafite ibyo bitekerezo. Wowe turagufite uyu munsi, twagize amahirwe yo kuba tugufite mu kiganiro cyacu, ubuhamya bwawe bubuhe bene abo bantu, iyo ubyumvise ubisesengura ute bwana Denis? Numva byinshi, yego, numva ibyo abo bantu ndabyumva, yego, ariko buriya baca umugani, yego, ngo ubuze icyo atuka inka arayireba ati dore icyo gicebe cyawe, yego, kandi igicebe nicyo kivamo amata adutunga. yego. Rero abantu bihaye kuvuga, icya mbere burya biterwa mu cyongereza nabwo baca undi mugani, kugira ngo abatwumva banyuba hanze iyo bari muri diaspora mu byumve, umugani w'icyongereza mwiza, nguvuge mu cyongereza, yego, bivuga ngo empty tins make the loudest noise. Burya mikebe iri mu busa, iyo honzeho hagati do wumva usakuza cyane, nibo basakuza. kandi uzarebe umukebe wuzuye irange, iyo uhonzeho wumva ntiwakumva, ariko reba uri mu busa. Ibi nawe nabo bazabigerageza barebe umukebe bawuzemo nk'irange, niryo menyereye ibyo nsiga ibyo nkora, n'uri mu busa. Rero abantu bavuga no kuvugishwa, hari kuvuga no kuvugishwa, icya mbere reka ngwire ngo ni abantu b'imburamukoro. Yego. Abantu bose ubu ngubu aho hadukiye ayo maradiyo bitandukanye, social media zitandukanye, kwandika kuri Twitter, kuri hehe, ibintu bitagira gikontorora buri muntu wese uko abyutse, warose, wagize gute, wabuze ibyo akora. Njya mbumva abantu benshi, bamwe ndanabazi ku giti cye runaka, hari abo twabanaga kera, hari abo twakoranaga, hari abaga mu gisirikare njya numva hirya no hino, ariko ukumva bamwe ni ukubura icyo akora, imburamukoro, akavuga ati reka ngende ntukane gusa, kuko nintukana ndabonaho icyo ndarira wenda. Hari bamwe babihahamo, biriya bitutsi utagira ngo birya, bamwe barabicuruza kugira ngo babihahemo. Rwose ndabazi hari n'abonzi babihahamo kubera yagiye, kandi biranavuna agatondekeranya ibinyoma, kandi burya kubeshya rero, kubeshya ni ibintu bigoye, kuko iyo wahisemo umwuga wo kubeshya ukabigira umwuga, ugomba kuba consistent, kugira ngo icyo wabeshya ubu kitazabeshyuzwa n'icyo wavuze ejo. Abantu benshi rero muri bariya babeshya bibagiraho n'ibyo bavuze. Avuga mu kwa mbere avuga kimwe, mu kwa kabiri akavuga ikindi kikavugurura icyo yavuze mu kwa mbere kuko yaribagiwe. Hari n'ababigira umwuga rero akavuga ati reka mbeshye umwaka wose, nicare mbyandike neza. Rero ni benshi batandukanye, ariko iyo reka mbwire abatwumva yuko abambere ni imburamukoro, abandi ni abantu bagitekereza, bagifite ingengabitekerezo ya jenoside mu mitwe yabo, bakumva bati bari abantu reka tubyange gusa. Aba gatatu ni abantu b'abanebwe, bo hari n'abonzi nanjye nakubwira n'amazina, abanebwe gusa, ariko agahitamo ati reka ngende mbavuge ibi n'ibi, bavuge ibintu bibi. Icyo nababwira jewe ni ikintu kimwe, biriya byose kuvuga, jewe urusaku nkunda kumva n'urw'abakozi banjye kuri site. Iyo mfite abakozi muri chantier bakora, bari mu kazi bagira gute, ibyo yes. Ariko abandi Rwanda bagize gutya, hari umuyobozi umwe wadatakinabaho yigeze kuvuga ngo barubaka cyane Kigali, ngo se ngo abantu bazatungwa n'amazu. None se amazu nakuganiriye hano, iyi nzu twicayemo ukuntu itunze abantu. Umuhinzi yahinze inanasi ze, yahinze amashaza meza, azi ko bizabona isoko. Uwo mu isoko ufitemo akantu ke ariho acururiza, yaba umudamu cyangwa umusore cyangwa iki, arabona ibyo acuruza. Uwa hano arabigura abiteke hano, ukora mu gikoni hano biteka arahembwa. Jewe uri bujye kubirya bihiye ndariha umusoro. Hanyuma ngo undi yicare ngo se ngo Kigali ngo barayubatse, ngo amazu se niyo azatunga abantu. Hanyuma se abantu batungwa n'iki? Amazu se yubakwa n'imashini, ntabwo turyama ngo dusinzire ngo buke inzu Imana ibe yaziduterekeye aha ngaha. No, ibi ni imbaraga z'Abanyarwanda. Rero abantu bavuga tujya tubumva, icya mbere biragoye kubahagarika. Icya kabiri, bamwe baba banashaka burya ngo basubize. Abantu baba barabuze
umusimamo niko tubyita, abantu bari aho ba burebure niko mu giswahili turiko twita, hari abantu ba burebure, hari abantu baba bashaka relevance, akandika ibintu, reka wenda nandika ibi, ningira amahirwe Denis aransubiza, ariko iyo time mu gihe sinayibona yuko time mfite niyo gutekereza ibintu bizima no gukora ibintu bizima, ntabwo nagira time yo kujya gusubizanya. So hari abantu bamwe bandika bashaka n'abaprovoka ngo reka nandike ibi ndebe wenda Minisitiri Nduhungirehe ansubize, nanjye mbe mbazwe aho niciye muri Amerika ngo nsubizanye na Minisitiri, rega aba yumva azamutse. Noneho excuse me, noneho akagenda akabwira abandi ati murabizi se, ati nasubizanye na Nduhungirehe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga. So urumva kuri we byamuzamuye. Ibyo rero kenshi ngira mu gihe ubibona, haba mu buyobozi bw'igihugu, haba twebwe mu bikorera, nta mwanya tubagirira bene abo ngabo. No, waste of time. Muri make ni ukuvuga ko mu rugendo rwanyu mushobora kuba umuhamya wa mugani nk'uko murudusangije, werekana ko umuntu ushikamye kandi ufite icyerekezo ashobora gutera imbere mu Rwanda rwose, hatitawe kuho yaba atangiriye cyangwa se yaratangiriye aho ariho hose. None se nakubwiye aho natangiriye. Yego. Navuye mu kazi ka leta, nta mafaranga yo gutangiza nari mfite. Yego. Zero. Yes. Cyo kandi nari mfite mu mutwe hazima. Yego. Abo rero birirwa basebya. Aho gusebya, ibisebo byose uvuga kuri jewe nabakangura ikintu kimwe. Bihinduremo umushinga ahubwo muzima. Icara utekereza umushinga muzima. Aho kwirirwa gusebya igihugu, kuko igihugu cyo kirakomeza. Wasebye utasebye igihugu kirakomeza. Rero umuntu yuzindukira gusebya, uzindukira kwandika ibizima. Iyi mishinga dukora uko nakubwiye ko twamaze umwaka twigiye inzu. Abazinduka bandika kuri social media bandika gusa. Reka mbagire inama. Zinduka wandika umushinga. Tekereza projet, wongereho page ya mbere, nejo yindi, aho kuguma mu Bubiligi, muri Amerika, muri South Africa uvuga gusa. Fata inzira utahe uze hano utanga umushinga, wawuha banka yihe, wawuha niba ufite n'amafaranga uyazane. Basi nakubwiye giye ko mfite amazu 600 ncuruza hari. Aho kwirirwa wandika andi bandika ahubwo rusaba ngo ngure yangahe. Ibyo nibyo bifite akamaro. Naho ibindi abantu birirwa bandika se banditse imyaka ingana iki, ariko se igihugu kiteye imbere bingana iki. So bamwe rero ni waste of time, abandi nimbura mukoro, abandi nabashaka relevance, akumva ati ko natakaye cyane, mbega mvuze ntibamenya ko nkibaho bene abo. Yego. Iyo mwitegereje cyane isura y'u Rwanda uyu munsi, haba mu bikorwa remezo, umutekano, ikoranabuhanga n'ishoramari, ushobora kugira amatsiko nk'ababaza ngo ni nk'iki kibashimisha cyane ariko mubona gikwiye no gukomeza kubakirwaho mu rwego rwo gukomeza gutera imbere nk'igihugu n'abagituye? Ikintu cya mbere nakubwira ni uko twifuza ko tugumana political stability yacu. Bamwe bafite uko baba babibona, abandi ngira ngo tujya tubyumva kenshi, abo hanze yo bamwe bashaka kutugenera uko dukwiye kubaho cyangwa kutudefininga, mukore gutya, mutore gutya, mugire gutya. Oya, ibyo twebwe aba hano nitwe tuzi ibyo tunyuramo, nitwe tuzi uko twubaka ibyo turimo. Ntabyo rero ikintu kimwe nako ibintu bimwe dukwiriye gukomeza tukagenderaho. Iyo urebye iterambere muri ibikorwa remezo by'igihugu, iyo urebye ubu ngubu igihugu kirimo kiratwubakira ikibuga cy'indege hariya. Iki kibuga ni kinini cyane, kiraduhagije, ariko impamvu zituma batugana ni uko dufite benshi bashaka kuza hano. Iyo urebye imihanda igihugu gifite, ibicuruzwa byacu aho bituruka hirya no hino, iyo urebye ubukerarugendo bwacu aho bugeze, buhari. Tuva ngaho twirukanga twajya Karongi, ngaho twagiye Rubavu, ngaho twagiye mu Kagera, ufite umuhanda muzima kugezayo, ufite yewe n'amashanyarazi agucanira kuva aho ugeze Rubavu. So ibikorwa rero bimaze kugerwaho, niyo icyifuzo cyanjye, nicyo mparanira, no kugira ngo bisigasirwe neza, kuko byose birunganirana kugira ngo biteze imbere ibyo dukora. Infrastructure irakenewe cyane, ibikorwa remezo birakenewe cyane. Rero
amazi. Iyo urebye inganda zimaze gushingwa mu gihugu aha ngaha, erega abantu bamwe nari mbuze mbere aho ngaho abo twavugaga birirwa bandika bavuga basebya, aho gusebya waza ugatembera ukareba inganda zimaze kugerwaho muri iki gihugu. So dukeneye kujya muri manufacturing. Ubu ngubu dufite stability kandi turifuza ngo tuzayigumane, kandi iyo nta n'uwayidukuraho. Dufite political stability, dukeneye financial stability bihoraho, kandi murakurikira yaba central bank yacu yaba commercial banks zindi ukuntu bamanaginga economy yacu, ukuntu bamanaginga ifaranga ry'igihugu cyacu birashimishije. Imihahirane yacu n'ibindi bihugu uko tugenda, kuko ubucuruzi bwacu bwaragutse, ntabwo tukibukorera ahangaha gusa, bidusaba kugenda kenshi abanyarwanda tugenda mu ndege zacu zirahari hano. Dutega indege zacu tukazitegera hafi, ntabwo tujya guhangayika ngo tugiye ku bibuga by'ikindi gihugu badusabye viza bayitwimye, oya, dufite indege zacu hano dutega iwacu ahangaha. Twajya muri China, ubucuruzi bw'isi niho busigaye buri, twajya muri Europe, twajya muri ibihugu bitandukanye bya Afurika. So ibi rero ni ibintu byiza bigezweho, haba muri security, haba muri infrastructure, haba muri financial stability yacu y'igihugu. Ibikorwa rero byose dushaka gukora ubu, icyo nahereyeho mvuga, biri predictable. Yewe icyo mpamagarira aba diaspora ni ukumenya ngo hano hari amahirwe ya buri kintu cyose. Watangira ufite zero, nabikubwiye, iyo natangiye ufite zero ariko mfite mu mutwe hazima, ndavuga ngo reka ibyo ntekereza mbishyire mu bikorwa. Kandi byarakunze. Rero byarakunze kuri jyewe, kuki bitakunda ku wundi, kuko nta sinyatire yindi nasinye kwa papa cyangwa ahandi hantu mu rusengero ruhe. No, ibyo dukora nsenga Imana ngo imfashe mbikore mu buzima basi, ibindi kuko Imana ifashe n'abifasha. Naho iyo wicaye ngo uri gusebya, gusebya ntani. Mu Kinyarwanda harimo uko babyita muri reka myorere, ariko nabivuze kuba imburamukoro. And the loudest noise is from empty tins. Ubu rero umuntu yahitamo, do I become an empty tin or do I become a full tin, nkajya mu gihugu cyanjye nkagira ibyo nkora. Reka tujye ku rubyiruko nk'umuntu mukuru, nk'umubyeyi. Hari bamwe mu rubyiruko bumva ko kuba watangira gukora business ikaguhira kandi ikagira wikugeza bisaba kuba ngo wenda waravukiye mu miryango ikize, cyangwa se umuryango ukize, cyangwa se ngo ufite connections zikomeye. Nk'umuntu wamugani aho wahereye udusangiza urugendo rwawe, uyu munsi hari urubyiruko rushobora kuba rudukurikiye ruteze amatwi, yewe runababonamo umuntu w'icyitegererezo, rwifuza narwo kugeraho wenda mwe mugeze uyu munsi. Niyihe nama wagira urwo rubyiruko kugira ngo narwo rugire icyizere cyo gutangira, rwumve ko bishoboka, utitaye kuho wenda waba uvuka cyangwa ukomoka? Inama yanyu yabihe Bwana Denis? Urubyiruko haba ruri mu gihugu haba ruri hanze, narubwira ikintu kimwe: amahirwe ari aha ntagira ingano. Mbere gato nagiye kubwira ko mvuzeho ko twaguye imipaka, ntabwo akazi k'ubucuruzi tukigakorera ahangaha gusa. Relations zacu, ububanyi n'amahanga bwacu, haba muri region yacu ya East Africa hano, ngira ngo benshi barabizi, cyane abo muri diaspora, ko iyo mva hano njya muri Kenya nyura i Bugande, nta passport mba nkeneye. Fata indangamuntu yanjye yonyine, mfa kwibuka ko nyifite. Ni icyo gusa. N'umunyakenya ndebera rero amahirwe urubyiruko rwaba rufite, uhereye i Kigali cyangwa mu Rwanda hari hose, utekereje igikorwa. Urubyiruko ndarukangurira ngo rumenye ko isoko ryacu ari rinini, ntabwo ari mu gihugu honyine. Dufite ibihugu ibidukikije, noneho hari isoko dufite rya continental free trade yafunguye Afurika. Iryo soko barishyizeho ahangaha muri 2018 nibwo ryavuze ko ritangiye. Ubu dushobora gucuruza muri Afurika yose. Urubyiruko rero narukangurira iki? Hano hari amahirwe atagira ingano. Innovation, ikintu cyitwa innovation. Abantu bato ubundi baba bari sharp mu mitwe, kimwe bakwiriye gutekereza no gukora ni kwadukana udushya.
udushya dutandukanye, udushya muri IT, udushya muri communications, udushya muri transfer z'amafaranga, udushya mu buryo, reba ahangaha tugira example imwe nziza cyane y'ikintu cyitwa irembo. Uyu musore Israel yatangiye, yewe sinkijya gushakisha dokima zitandukanye zose, nicara ahangaha nkazikura ku irembo. Irembo nawe irembo ni example imwe, ariko hari ibintu byinshi dukora muri iki gihugu nko muri information technology, muri IT, bigikeneye ko hiyongeramo IT nyinshi, ku buryo yewe kenshi bitanasaba ngo nze gukorera ahangaha mu biro, bitari ngombwa. Ikindi ushobora kunywa esansi nagiye kwishyura kuri sitasiyo, ubu niho tugeze, kandi bishobora no kwitezwa imbere kurushaho. Ngira ngo kera abantu barabizi, hari ibihe twanyuzemo, inzira burya yo kuyiyubaka ni ndende. Hari igihe haba ibigo bya leta cyangwa bikorera, twagiraga ibibazo bikomeye cyane n'abashoferi batwiba mazutu cyangwa esansi, kuva ngo yavuyemo, cyangwa bumvikanye no kuri umupompisite ngo bashyizemo fuel nkeya mu modoka. No, ariko ubu urumva hari na system zo gutracking imodoka yanjye niba ivuye aha nyitumye Rubavu, ndayireba kuri telefoni yanjye, nihagarara telefoni irampa signal. So ntaho umushoferi yahagarara ngo agiye kuyivomamo essence, nta umushoferi yagenda ngo ajye guhindura amapine. Abantu baba muri transport barabizi, hari ubwo abashoferi bamwe bahagarara kuri izi trailer bagahambiraho amapine mashya, bakahambiraho hashaje. Ibyo ni rero ubu ngubu dukeneye innovation nyinshi muri information technology zifacilitatinga byinshi mu byo dukora, muri production, muri agriculture, ubuhinzi. Hari chains nyinshi z'ubuhinzi. Ubu hano hari abantu bahinga ibintu byinshi bitandukanye. Iyo ugiye mu cyaro hano, hari abantu bahinga ibyinshi bitandukanye, ariko batazi neza ngo ariko nabigurisha he, cyangwa umuntu ese ibi bintu dukora wabiprocesinga akagira ikintu kivamo. Harivamo amasabune, harivamo amavuta yo kwisiga, harivamo ibiki, hari ibintu byinshi abantu bakora. Ikindi rero nakomojeho gato ni uko be kureba isoko ryaho gusa. Ubu abasore b'Abanyarwanda bafite amahirwe yo kureba umushinga uri Kenya, umushinga uri muri Uganda, bateka tugiye gukorera hariya. No problem. No problem. So n'isoko ryacu rero, uproducing ibintu hano, niba avumbuye innovation imwe muri IT, abireba turabizi, ndaza kuyigurisha mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, South Sudan, muri Somalia. Iyi app yanjye izagurwa ahantu hose. And then East Africa irafunguye kuri bose. So urubyiruko rero, yewe nabonereho nogeraho n'abategarugori, amahirwe yarafungutse cyane mu bucuruzi bw'abadamu. Kera block abadamu mu gucuruza, ugasanga ntibahawe amahirwe imwe kimwe n'abagabo, ntibahawe inguzanyo zimwe. Umudamu yajya gusaba risk, ugasanga banki yajya gusaba loan, ugasanga banki iramurebaho risk cyane, ngo se bizakunda cyangwa amafaranga. Ariko kuri ubu ibintu byarahindutse. Abagore muri za SMEs baracuruza neza cyane. Iyi IT mvuga nta handitse ngo ni y'abahungu gusa, no, IT niya. So hari innovation nyinshi across the sectors. Hano njya numva abantu bakeneye urusenda hanze y'Uburayi, ariko urubyiruko ntabwo ruzi ko rwabona rwashyira hamwe abantu bari mu rusenda n'abatarurimo kugira ngo baruhinge. Yewe ubu mbonye nanjye bankangurira, kuko aho naruhinga ndahafite, mbonye bankangurira ati nimwifatanye ko muri 10 muhinga urusenda rwinshi cyane. Yewe namaze kuribonera isoko muri Nigeria cyangwa iki, kandi dore uko nzabigenza. So urubyiruko rero rufite amahirwe atagira ingano, kuko u Rwanda rurafunguye kuri bo, East Africa irafunguye kuri bo. Nakubwiye jewe ndi vice chairman wa East African Business Council. Icyo nkora nta kandi kazi bafite, ni gukora advocacy, ubuvugizi, kugira ngo abari mu kazi k'ubucuruzi biborohere. Kuba twumva batari ahangaha bo muri diaspora, rwose u Rwanda rurafunguye, warugira base yawe. Noneho kuva kuri base nakubwira iki, wakohereza ibintu muri Ghana buri munsi. Indege yacu hano igenda, hari indege ijya muri Ghana buri munsi, hari ijya Nigeria buri munsi, hari ijya South Africa buri munsi, dufite indege zihaguruka. Kandi ubu dusigaye dufite kago
kago ijya Brazzaville buri munsi hehe. So dufite amahirwe atagira ingano. Urubyiruko rukwiriye ibyo kuvuga ngo wari uvukiye mu mafaranga ngo family yafite, buriya rero mubwire nta formula ibaho nimwe ivuga ngo urubyiruko abana bavukiye hari amafaranga ngo nibo ahubwo kenshi iyo utarebye neza nibo bihombana pe. Kandi abakuze abavukiye aho hatari igitongo hariya no mu banyamafaranga, uzareba abantu benshi tubirimo, ntabwo tureba inyungu tujye ngo family zacu ngo zari z'inyamafaranga. No. Igikuri burya muri business ni ibitekerezo bizima. So nta ababivukiyemo bakabicunga neza bakabisigasira ni byiza cyane. Ariko ntabwo ari ihame ngo u Rwanda ngo ruragoye ngo kereka no. Iyo ikindi nuko abantu bakwiriye kwiga cyane urubyiruko gushyira hamwe. Burya amenyo afatanije amena igufwa, niko bigenda. Iyo ugiye kuguguna burya amenyo yafatanije, ariko uzarigeho wenyine urebe ntabwo bigenda. Rero urubyiruko rumenye no kwikoramo akazi. Wowe uri umunyamakuru, uyu akora byo gufilma, undi hari uwabazi iby'amajwi neza, undi hari uwabazi kubivuga neza, kujya kuri radiyo akabivuga neza, ari animateri mwiza. Noneho mubivuga ariko ko dufite ibikorwa byinshi biri muri Bugesera, biri muri Muhanga hakurya nk'ubu Muhanga hari ibikorwa byinshi byiza, sinjya n'ubu abantu nkamwe babivuga babirata. Hari ibintu byinshi, hari ubucuruzi mwabaye muri Muhanga hano. Muhanga irakora akazi kenshi gatandukanye, hari ibicuruzwa byinshi. Rero urubyiruko rwe gutekereza ngo imirimo ni iyi yo mu biro hano na karavati n'iki. No. Imirimo ni ukuvuga tayari aho iri hose. Muzareba abacyayina uko bakora. Nta uhereye kubo tubona i China baba ahangaha dukorana nabo. Umucyayina yaje tujyana akunje ipantaro tukajyana muri site. Yes. Iyo umubwiye uti ngewe reka njye kurara mu rugo, aravuga ati ese ngewe ntiwacumbikira nkarara muri chantier ahangaha. Nawe ibyo rero urubyiruko rubone ngo hari amahirwe atagira ingano rwose, kuko turebe ubucuruzi. Ibihugu byateye imbere mu bucuruzi, bifata Europe cyangwa ababa hanze, ababa muri Amerika, ababa handi, barebe uburyo bacuruza, barebe ukuntu Amazon, ririya duka ryitwa Amazon, yicara. Kandi benshi abanyumva niko bagura ibintu kuri Amazon, bicara mu mago yabo bakajya kuri computer yabo, nkeneye nzanira imbeho yaje, nzanira jacket yo kwambara, ugatoranya ubwoko, ugatoranya size, ugatoranya iki. Hakaba hari abandi bafite company yo kubigeza ku muryango wawe, ukaba wicaye aha bakagukomanga ngo dore cya kintu cyawe, kandi warangije no kwishyura. Ibyo bintu byose rero hano birakenewe. Kandi u Rwanda rutanga amahirwe kuko turi connected kuri internet, cyane ibintu birenga kuri almost 80% y'igihugu turi connected kuri internet. So nukuvuga innovation na urubyiruko rwazana za facilitating ibintu byinshi cyane, organizinga abari mu buhinzi, abari mu bworozi, abari imirimo itandukanye. Niyo tudatekereza urubyiruko rushobora gukora ubushakashatsi rukatubwira ati murabizi mushyira hamwe mu nkorere ikiribwa runaka, niba mwamavoka nyinshi, niba mwagira iki cyinshi, niba mwakira iki cyinshi, niba mwafata amafi menshi cyane, twebwe dufite uko tuzayasyamo ifu, iyo fu tukayishyira mu mikebe twebwe nk'urubyiruko, kandi tuzi ko tuzayohereza ahantu mu isoko riri aha n'aha. That is it. So amahirwe arahari rwose. Kandi ku bantu bishyize hamwe, iyo mushyize hamwe mugabanya risk, murayisangira. Iyo hari banki iyo muvugana nayo barakubaza Jean Paul nawe mubonye nawe okay mugiye gukora iki, mukavuga umushinga wanyu. Ubu ngubu twabonye isoko Nigeria, Ghana, iki barashaka urusenda, kandi urusenda mu Rwanda ntabwo tuza baruhinga, n'abaruhinga bari mu byaro. Reka tubegeranye tubashyirireho ikusanyirizo mu mijyi itandukanye y'umujyi, mwese urusenda rwanyu muruzana, mukaba muri rukanse, muri urubyiruko mushashe imashini 2-3 zizi kurusya, imwe muyiteretse Muhanga, indi muyijyanye Kibungo, indi muyinukanye Cyangugu. Mu gihe gito wasanga muri ba exporters ku isi yose. So hano hamwe abantu business bibananira batarayitekereza, cyangwa bayitekereza akagira ubunebwe, ibyo bintu umuntu yabishobora, ariko birashoboka. Products ubwo ndavuga ibyakorerwa hano, ariko hari n'ibindi ibyakorerwa muri ibyo bihugu
ubu ngubu isoko rya Afurika rirakinguye kuri twese. yego, Hari n'abatumenyera nk'ubu ndi hano jyewe ntabwo nzi neza muri Cameroon ibyo bahinga, simbizi neza. yego, Sinzi n'ibicuruzwa byaho byinshi uko bigana. Sinzi ibicuruzwa biri muri Malawi neza neza neza, ariko hano timu z'urubyiruko cyangwa abadamu cyangwa abandi bashobora kuvuga ati murabizi ariko Cameroon twavumbuyeyo niba ari strawberry, niba ari iki, niba ari ibintu bitandukanye. Ubu rero tugiye gushyiraho chain uko ibintu byo muri Cameroon bigera i Kigali mu buryo bworoheje, kandi i Kigali twebwe groupe yindi y'urubyiruko noneho igizwe n'abandi iyo igira gukora distribution, kuko si ngombwa ngo mwese abari muri import mugere muri distribution. No, groupe imwe yakwijya muri import. Twebwe turi ba specialist dukora import, dukora ibintu Cameroon, dukora ibintu muri Togo, tukabigeza i Kigali, tukaba ayacu tukayabonera aho ngaho. Tudiringa na flight, tudiringa na cargo. Noneho i Kigali haba indi groupe y'abasore n'inkumi batandukanye, bo bakora distribution. Ugasanga aribo twe duhamagara ngo hari imiti yo nisimoro iyo mvuye gukina, ese iyo miti bayikora mu bikiye kuvuga hari abahungu bayizana irana. So ni ibintu rero bitandukanye. Hari ibintu tubura, ndagubiza ukuri, hari ibintu tubura. Nk'ubu uyu munsi nigeze kuba nganira n'abakozi banjye hamwe, hari ibintu turimo twubaka, hari ayo mazu twubaka nyine, ariko n'ibindi bitandukanye dukora ahandi, ariko dushaka abantu baduha signage, ibyapa byiza bikoze neza, biri electronic iki. Ugasanga urubyiruko ntabwo uraza no kumbaza ati ese ntawagushyiraho signage. Usanga aho burya bashakisha telefone abantu, ariko ntiwamenya abasore bazi gukora nk'ibyapa byiza birimo umuriro, byaka neza, duto. Abantu benshi baba hanze barabyumva, barabizi. Aho tugenda za Dubai, Amerika, hamwe na hamwe kugira ngo tugure ibintu ukururwana n'ibyapa advertising. yego, Advertising yacu iri poor rwose. Iri na amahirwe kuri mwebwe bari muri diaspora. Hano urakora ibintu hakabura uguha signage zihagije, hakabura ukwamamariza bihagije. Yego amaradiyo aramamaza, ariko wibuke ko hari abantu bamwe batumva amaradiyo, benshi b'abaguzi benshi. So you need kubibona, you need advertising iri mu buryo bwinshi. Nk'iyo harimo opportunities rero nyinshi cyane. Urubyiruko ndarusaba ngo nirutekereze positively, uvuge ngo reka dukore ibintu twakwishyira hamwe, twagira gute distribution, manufacturing, import and export, byose hose harimo amahirwe. yego. Reka tubashimire cyane kuri iki kiganiro, ariko noneho n'ubundi murasa nk'ababikomojeho inama cyane cyane ku rubyiruko, birumvikana no gufunguka, ariko reka tubikubire mu kintu kimwe nk'uko ari naho twahereye dutangira mudusangiza urugendo rwanyu. Mwizeraga ko mutangira urugamba rwo kubohora igihugu, yewe rufite aho rwahereye mbere y'uko ya mbere Ukwakira igera muri 90 urugamba rugatangira, ariko uyu munsi wamugana aho igihugu kigeze, nkamwe noneho nk'abantu mwanabibayemo na mbere yaho noneho mukibitegura. Iyo mubirebye yaba ku munyarwanda, usibye n'urubyiruko, cyane cyane urubyiruko tuvuga ko ari rwo Rwanda rw'ejo, ariko inama yaba iyihe? Hanyuma n'abandi cyane cyane abadukurikira n'abari muri diaspora, nubwo nabo mu Rwanda bahari, ariko bashobora kumva, bashobora kuyobywa na bimwe twigeze gukomozaho by'aba bandi. Ubutumwa bwawe muri makeya, muri rusange, ubutumwa bwanyu mwasorezaho ni ubuhe bushobora kubaka buri munyarwanda, hamwe nk'abantu n'ubundi iki gihugu cyakozemo kireba uyu munsi kigeze aha nyuma y'imyaka 32 tuvuga? Ubutumwa bwa mbere nubwo uvuze, ni ukwigumamo ikintu cyacu cyitwa ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda mu bikorwa byacu, ndi umunyarwanda. Ikintu cya kabiri ni uko aho tumaze kugera ni intambwe nziza ishimishije. Dusigasire ibyo tumaze gukora, kandi twihe na misiyo ndende noneho yo kuzana ibindi bishya byunganira ibyo dufite. Kuko dufite ubuyobozi bwiza, dufite igihugu cyiza, dufite amahirwe atagira ingano. Ndababwiye ngo East Africa irafunguye, Africa irafunguye, Europe irafunguye, kuri ubu ntawe utadushaka ngo dukorane. Rero ubutumwa naha abantu ni uko biyemeze ngo dukore, dutere imbere, nta kitubangamiye rwose.
barriers to trade muri iki gihugu zero, nta mbogamizi ziriho mu kwikorera, ntazihari. Ikindi ni uko kuri abo ngabo bafite umwanya wo kwangiza abandi, ndabakangurira please don't waste time, muri mu gutakaza igihe cy'ubusa, kandi igihe cyatakaye burya time is money. Iyo utakaje igihe mu gukora ubusa ngaho tukanogira gute, you lose money. Abo bose mugane ku bintu biri positive, hanyuma dukorane, niko igihugu gitera imbere. Iyo igihugu gitera imbere ntabwo tuba tuvuga imisozi n'ibiki ngo byateye imbere, ni ukuvuga abagituye nibo bateye imbere. Yes, so ubutumwa naho abantu nuko tugeze heza, dusigasire ibyo tumaze kugeraho, ariko ntitwirare, dukomeze kuko tunibuke kandi ngo ibintu byiza dukora burya ntitukirare ngo bishimishije buri muntu. Haba n'amashyari, Imana niko yaremye abantu, haba amashyari hanze aho, hari uwatureba aho tugeze akagira ishyari, ariko ishyari ibyo ntibyatubuza guteza imbere. Buriya umuntu atera hano atagukunda, ariko yamara kucumbika muri inzu yawe cyangwa avuga atari burya nubwo mwanga ariko naraye nsinziriye neza, naraye ahantu heza. Ibyo rero nubwo butuma naho abanyarwanda abari muri diaspora mutwumva, hano hari uburyo bwo gukora, muze mukore, hari uburyo bwose, hari ibintu bishimishije, hari support yose ya leta, hari inzira zose zo gukuraho ibibangamira ubucuruzi n'iyindi mishinga. Mbikangukire rero muze dukore, kuko niyo nzira yonyine yo kwiteza imbere dufite nk'abanyarwanda. Murakoze cyane nshuti bakunze rero, mwari mudukurikiye, naha dusoreje ikiganiro cyacu, ngo muraza kuduha ibitekerezo namwe, kandi reka dushimire umutumirwa wacu, tunabashimira ko mwaduhaye umwanya wanyu mukatwakira, ariko tunizera ko ubutaha twongera kwifuza kuganira namwe, muzongera wenda mukaduha umwanya uzaboneka nta kibazo. Yego, ni ngombwa kubushaka, ni na ngombwa kuko ibyo nzi cyangwa ibyo nyohora mu gihe bifite abo bigirira akamaro, haba urubyiruko cyangwa abandi, ni ngombwa ngo mbibasangize. Nta bumenyi umuntu yisangiza wenyine, ni ngombwa ngo mbisangire n'abandi. Nzakwitaba numpamagara nta kibazo. Murakoze cyane, naho ubutaha. Okay.